Yesu ashimwe, amazina yanjye ni Rebita Mahirwe Maria Assumpta. Ku batanzi nongeye gushima Yesu ko tugihumeka umwuka w'abazima, tuhuza abakunzi ba Genesis Channel, ngira ngo mbibutse aka karanditse ngo naho umugore iyo ateretse umusatsi bukaba ari ubwiza bwe, kuko yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro we wo ku mutwe. Abakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 15. Pawulo ariko yabigiyemo arabivuga cyane, aravuga ngo umugore usenga, haleluya, umugore usenga ntabwo ari umugore ubonetse uwo ari we wese, ni umugore usenga ngo yitwikire. Arangije aramanuka aravuga ati kandi umusatsi yawuhaweho nk'umwambaro. Ni ukuvuga ngo arangije arakomeza arabisobanura, haleluya, aravuga ngo ntabwo byari impamvu yo kudisikita, ngo ahubwo ngo ni ukubera abamarayika. Arekeraho, ntabwo yavuze abamarayika baribo, ariko twe tuzi yuko hariho abamarayika b'ibice bibiri. Hari abamarayika bera n'abamarayika baguye. Kuri experience twagize, twasanze abamarayika baguye bahora bagaba ibitero, bakagaba ibitero ku bagore n'abakobwa, bakagaba ibitero by'uburyo bwinshi bw'ingeri zose, kugira ngo bagushe umugore n'umukobwa usenga Imana, umugore n'umukobwa wuzuye imbaraga, bamuvane mu imbaraga. Urambaza uti se ni hehe bahera ku mutwe, bagashaka guhindura ibitekerezo byawe, bashaka kukuzanira ibintu byo gutuma mu mutwe wawe ibintu bitabakerere, udashobora gutekereza neza. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo abagore basenga n'ibitwikire. Aravuga ngo rero ngo n'abadashoboye kwitwikira, ngo ariko ngo umusatsi wabo Imana yarawubahaye kugira ngo ubabere umwambaro wo ku mutwe. Nuvuga iyo wasokoje umusatsi wawe ntabwo uba wambaye ubusa. Ariko aravuga ngo wa wundi udashaka ushaka kwiyogoshesha umusatsi, ngo ahubwo ngo udashaka no kwitwikira ngo niyogosheshe umusatsi no ntakureho, ariko udafite umusatsi ngo yitwikire, kuko ni intambara turimo, ni urugamba. Yesu Kristo aratwigisha avugira muri Pawulo atubwira ngo hari abamarayika batwitegereza, hari abamarayika bari ibyo dukora, hari abamarayika badukikije, abamarayika bera, kandi hari n'abamarayika baguye. Bene data, mwibuke yuko igihe mu gitabo cya Yobu igice cya mbere, igihe Yobu yajyaga imbere y'Imana, Satana nawe yajyanye nawe. Nibwo Uwiteka yamubaje ati, Satana uvuye hehe? Ati mvuye kugendagenda ku isi no kuyitambagira. Niyo mpamvu tuba turi mu rusengero, ariko abadayimoni nabo baba baje bahari, barimo baritegereza. Abamarayika baguye baba bahari, baba barimo kugira ngo barebe uwo bagusha, barebe uwo bajyobya. Mu muhanda baba bahuzuye, mu ngo zacu barashaka kugeramo ngo barebe uko bagira icyo bahindura. Niyo mpamvu tugomba kugira igihe cyose, tukagira igihe cyo gusenga, kandi tukagira igihe cyo kwiyeza, tukagira igihe cyo kwitwikira, cyo kwirinda, tukitwikiza amaraso ya Yesu igihe cyose. Ntabwo mvuga ngo abantu bahora bambaye ibitambaro amasaha yose, iminota yose, ubishoboye n'umunyambaraga, ariko kwitwikiza amaraso ya Yesu nibyo bifite imbaraga kurusha icyo gitambaro, kuko igitambaro n'abapfumukazi baracyambaye, n'abarozi baracyambaye, ariko twe tucyambarira kugira ngo duheshe Imana yacu icyubahiro iyo umusatsi wacu utameze neza. Ariko ufite umusatsi nk'uko Imana yawumuhaye nk'umwambaro, umusatsi muremure, umuntu arawusokoza akitwikiza amaraso ya Yesu, ntabwo aba akoze icyaha. Yesu Kristo abaha umugisha. Ariko abiyogosha, bitera amakureri mu mitwe, abahindura noneho umusatsi uko Imana yawubaremeye, abo ngabo nabo Imana izi impamvu, izi ikizavugana nabo. Ariko njyewe iyi experience nagize nuko Yesu adakunda ko hagira umuntu uhindura ibyo yashizeho. Ibyo yashizeho rero, nk'uko yaremye isi n'ijuru, nk'uko yategetse imisozi ngo ibe ahangaha, amazi y'inyanja agarukira ahangaha, nuko iyi misatsi yacu nayo uko yaturemye ariko tugomba gukomeza tumeze, ahubwo tukiga uburyo tuyobowe n'umwuka wera, uburyo twakoresha neza ibyo Imana yaduhaye. Umwami wacu Yesu Kristo abaha umugisha.
ese waruzi yuko kwiharanguza umusatsi ukawuvana wose ari ugutanga ituro uriha abadayimoni? Abakobwa benshi biharanguza bibwira ko ari mode kuko babonye umumoderi yaje yiharanguye, ariko abatazi Imana babikora batazi ibyo bakora. Ariko umuntu wakira umwami wacu Yesu umwami n'umukiza, uwo nguyo yiharanguje, ni ukuri umusatsi we abadimoni barawirukankana bakawujyana, ugasanga ni ba bantu ubona bafite ibibazo esprit ya confusion, ugasanga bafite esprit d'emotion, ugasanga ni abantu bari deséquilibré. Niyo mpamvu umusatsi Imana yaduhaye ifite impamvu nyinshi, ntabwo ari umutako gusa, ni ukuri. Muzakora ubushakashatsi muzasanga kwiharanguza ari ibintu Imana yanga kandi biteraranje ubuzima. Baravuga ngo umuntu atakaza sanse nyinshi. Abazungu imisatsi yabo iyo bagize ubwoba imisatsi yabo irahagurwa igahagarara. Kubera iki? Iyi misatsi yacu ni nka antene. Njye nabyizemo experience nyinshi. Murambwira muti hano nta bushobozi buhari, ntabwo umwana bamuterekera umusatsi, ntabwo bashobora kumusokoza, ntabwo wabona amavuta. Ariko mwibuke yuko kera nta n'amavuta yabagaho, nta n'isabuni yabagaho, ariko abana bari bafite imisatsi, abana b'abakobwa bari bafite imisatsi miremire. Rero ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo ku ishuri ugomba kumusokoza n'iki, ahubwo ni ugushaka uburyo niba utamuharanguye wese ngo umuharangure, cyane cyane abana b'abakobwa. Abana b'abakobwa ntabwo ari abo guharangura. Si yuko hari amashuri babategeka ngo biyogosheshe, ariko kwiyogoshesha umwana w'umukobwa akiharangura rwose ni ukumugirira nabi. Hari abana baba bafite imihamagaro kuva baravukiye mu nda ya mama wabo, noneho uko baba umuhamagaro wo gukorera Imana ndavuga, ariko uko bamuharanguye abademoni bakamutera, abamarayika baguye bakamurwanira hejuru bakamutera confusion, ugasanga ari wa muntu ibintu byose byamucanze, wa muntu ukora ibintu bya gisatsi, cyangwa ugahora ajunjamye, ukabona n'umuntu ujunjamye aho ngaho, ukabona n'umuntu utumva, ukabona n'umuntu udatekereza neza, ukibwira ngo ni ukubera ngo aba bishaka kubikora. Ntabwo aba bishaka kubikora, ahubwo ni biba birimo bimurwanira ku mutwe. Uwo mwana umwambitse igitambaro agakomeza agasenga, agakomeza akabamo umuhamagara Imana amuhamagara, wajya kure ugasanga umwana yagize ubwenge, ukayoberwa iyo ubwenge bwavuye. Ariko mwene data, ni ukuri muzabikoremo ubushakashatsi, mubigenzure. Ibyo mbabwira ntabwo ari umuco wa Kinyarwanda, nubwo kera umuco wa Kinyarwanda abana b'abakobwa ntabwo babaharanguraga, barabasokozaga bakabasokoza amasunzu. Muzitegereze mu bihugu byose ku isi hose, abantu benshi baba ari abantu b'abamenyi, abantu b'abartiste, abantu bafite impano, za mpano zikoreshwa na creativity, impano zikoreshwa na sensibility, za mpano zikoreshwa na sensibility. Atari ibintu byo gusanga bafite imisatsi miremire, abandi bafite ubwanwa burebure, abandi bafite kuko izi ni antene, abantu b'abanditsi, abantu bafite impano za zindi zitizwe mu bitabo, usanga bafite imisatsi miremire. Muzareba abami ba kera ukuntu imisatsi yabo yareshaga, ababyeyi ba kera ukuntu bari bafite impano. Uretse abantu biharanguzaga, uswati babaga ari abarozi barabitanzemo imisatsi yabo bazitangamo nk'ituro, abandi biharanguza kubera ko bari barakoze amasezerano yo kwiharanguza. Niyo mpamvu. Ariko ntabwo Imana yigeze irema umubyeyi ngo abe aharanguye, ntabwo yigeze irema umwana w'umukobwa ngo ajye abaho aharanguye, kuko ubwonko bwacu nibwo Imana ikoresha kugira ngo ituvugira mu mutima nimwo iduhera ibyifuzo byayo, ariko ubwonko bwacu budufasha gushyira mu bikorwa ibyo Imana yatusize mu mutima. Niyo mpamvu Satani azi ko aho ngaho ari hagomba kurwanira. Wowe rero ushyiramo bya produit sinakubwira ibyo burimo ukora uri muri yangiza, uri muri girira nabi. Wakwereka n'amaso yo mu mwuka ngo urebe imisatsi idefirije uko Yesu ayibona. Je ninjiye muri bisi umunsi umwe nasohokaga muri ya masengesho mu gicuku ya vigile,
nari nahuze nsenga Imana nyibwira ngo Mana ngo mpa impano yo kubona Mana, mpa vision. Noneho ngeze muri bisi amaso yanjye yari yahindutse, ariko navuye mu rusengero nkajya mbona amataje yose ameze ukuntu, nkumva ndi nk'akana gatoya karimo kagenda n'ibirenge, numvaga nahindutse mu mubiri. Ngeze muri bisi, icyo gihe ya bisi yari yuzuye abasore n'inkumi bari bavuye muri disco, hari muri weekend, hanyuma hari vendredi. Hanyuma mwene data nagiye kubumbura amaso ngiye kureba abantu bo muri bisi, bose mbona bamwe n'ibihindugembe, abandi bameze amazuru ukuntu, abandi amaso ari ibinogo ntayarimo, abandi bose umunuko hari muri bisi yari umunuko nka kwa kundi imbeba yaboze inuka. Muri Bibiliya birabyanditse, barahanditse ngo Yesu yadusanze turi inyama zaboze ngo aradukiza duha ubuzima. Niko banukaga, bisi yose yanukaga nk'inyama zaboze. Uza abantu bari buzuye muri bisi, abasore n'inkumi bari bavuye kubyina, bambaye neza, basa neza, biteye, bisize, babandi bafite imisatsi y'ubururu, imisatsi y'umuhondo, bandi bariteye amakurere y'amoko yose. Abo ngabo nukuri nararebaga amaso natakura nkabona mu misatsi yabo imeze nk'ibintu byaboze, nk'ibintu by'ibyatsi byaboze, ni nk'inyo zirimo zijojobamo, bimwe byari binini cyane bimeze nk'ibinyabwoya binini bijojoba ku mibiri yacu. Abafite amatatu narabarega nkamura kugira ngo ni igisebe cyaboze kirimo kiratinimura, kirimo kimeze ukuntu nyine kwa kundi igisebe kiba cyaraboze. Mwene data nararebye agahinda karanyisha, isoni ziranyica, Yesu yaramagaze iruhande ku buryo numvaga ninyeganyeza ndamukora, ntabwo ninyeganyije. Mwene data naramubaje Yesu, ndamubaza koko uku ni kutubona? Aricecekera ntiyagira ikiransubiza, ariko yaramagaze iruhande arambwira ngo reba, nukuri nabonye aba bana mwita ngo n'abajene, aba bafite insokozo zimeze ukuntu, imisatsi yabo yarimboze ijojo bamwinyo, ku buryo numvaga nava hondi, nari mpagaze kuko ako bisi yari yuzuye, numvaga nava hondi niruka nkamukora mu mutwe, mubwenge ibyo n'ibifite mu mutwe bivaneho. Abafite amaguru, abandi bagenda bambaye ubusa, imibiri yawe yari yajojobagaho ibintu bimeze nk'ibinyabwoya, nk'ibinyo binini. Mwene data, ibyo nibyo nabonye ko umuntu udafite Yesu, umuntu udakijijwe mubiri we, babandi kuntu babisize n'ibintu byose bisiga bidashimisha Imana, byose arabireba Yesu akabona ari umwanda. Nukuri mwene data, umutima waratera nkumva ngiye kubajyaho ngo mbabwire ngo mvanaho ibyo bintu birakugirira nabi, ariko ubu ntabwo wabibona. Satani rero arabashuka akabeshya ngo ni amabara, ngo ni amakureri, ngo ni iki, ngo ni byiza, ariko Yesu wakuremye wera akakuremana ibyo wari ukeneye byose, abareba abona ari umwanda. Umunuko, uwo munuko ntabwo nzigera mwibagirwa. Intumbi banukaga nk'intumbi, nukuri ko kundi imbeba yaboze inuka, niko banukaga. Ariko mwisi iyo ujya kumwihumuriza utari mu mwuka, wari gusanga humura parufe yindi ihenze. Ariko ibyaha byabo, ubuzima bwabo babamo, ubusambanyi n'ubusinzi n'ibyaha byinshi abantu badakijwe nka hano mu Burayi bakora byinshi cyane, abasore n'inkumi bakora byose, abatazi Yesu bakora byose, bari bameze mwene da intumbi zicaye zaraboze, imibiri yabo yari yaraboze. Narebaga amaso nkabona yabanogotsemo, amazuru bameze nk'ibintu binagana, amatwi yabo bari bihindugembe. Umuntu wenyine nambonyemo wari umeze ari muzima, afite amaso bigaragara ko ari amaso afite mu maso, yicaye, umubiri we ufite forme y'umubiri, wari yari agakecuru. Uwo mukecuru yagombaga kuba ari umukristo, niwe yari wicaye asinditse wagira ngo yari agiye gukora. Nukuri iyo experience naragize, Yesu ahita ampindurira ubuzima. Navuye muri iyo bisi niruka njya mu rugo, mfata abana njya mu rugo, ndapfukama ndasenga, Mana mbabarira, nkura haya maso, ibyiza ibibi byose narabibonaga, ndasenga Mana ndavuga umfashe unkure haya maso, kuko ibintu byose narabibonaga, nabonaga abantu ko bameze mu mwuka. Nukuri mwene data, ndakubwiye nukuri kwihinduranya, Yesu arakuri akabona n'umwanda. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo kubera impamvu z'abamarayika birirwa bandika ibyo dukora, birirwa bareba ibyo dukora, bazatanga raporo bavuga bati uyu muntu yarihinduranyije. Yesu rero yaravuze ngo abo bose ngo azabwira ngo genda ntabwo nkuzi, kuko uko yakuremye warihinduye mwene data. Yesu abaha umugisha, ndabakunda.
mwene so musangiye urugendo rujya mu ijuru. Uwiteka Imana aguhe umugisha, asangiza iyi audio n'abandi bose, kugira ngo abenshi bari kurwana n'iyo myuka itera iyi esprit za confusion, imyuka yangiza za emotion z'abantu, imyuka igerageza gutuma abantu badakoresha ubwonko bwabo neza. Ni ukuri iyo myuka itsindwe mu izina rya Yesu. Murakoze, Imana ibaha umugisha. She